Yes, reka rero nongere nguha ikaze. Iyi ni Zara Magazine TV. Ni Zara Magazine TV ukurikiye, ngira ngo mumaze kutumenyera, ntago ari ibintu byo kwirwa nanone twivuga. Ni Theo, kiganiro ni Love Talk tuba tugiyemo, aho tuganira ku ngingo zitandukanye z'urukundo. Ni ibiki biba mu rukundo, ni ibiki bigora abantu, ni ibiki bibabaza abantu, ni ibiki abantu bakwiye kwitaho, ni ibiki by'ingenzi, ni ibiki byo kutibagirwa, ni ibiki byo kuzirikana mu rukundo. Aho ngaho niho twe tuba twibanda cyane by'umwihariko tugamije gusa nkaho twibanda ku rubyiruko mbere yuko winjira muri gahunda zo kubaka urugo. Ubundi wagakwiye kuba waritwaye gute mu rukundo. Urebye niho dutunga agatoki cyane, ariko mu minsi iri imbere turaza no kwinjira mu rugo. Ese iyo umuntu agezeyo biba bigomba kumera gute, cyane ko turi kumwe n'umuntu ahangaha n'ubundi ibyo bintu bizi. Mu minsi iri imbere nabyo turaza kubikoraho, ariko ubu turacyari imbere yuko ugera mu rugo, niho turi gutunga agatoki cyane. Ngira ngo hari benshi mugenda mutubwira yuko ibiganiro bibafasha. Nimba koko ukunda ikiganiro Love Talk, turagushimiye. Ngira ngo Theo, feedback nawe urazibona? Ndazibona, nanashimira abantu bakurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nibyo bidutera imbaraga zo kubyuka tukongera tugakora, nuko tuba tubona ko hari ababikurikira kandi biri kugira icyo bifasha. Yanjye ndishima cyane, nkongera nkishima cyane, nkanagira imbaraga nubwo yaba umuntu umwe cyangwa babiri, ariko ndishima cyane iyo umuntu ambwiye ngo ibi bintu mwavuzeho nanjye mbitekerejeho, nsanga nanjye nari nararangaye, nkabona yuko ikiganiro twakoze hari ikindi kintu cyamuremyemo, cyangwa se hari uburyo cyamukanguye, yibuka yuko hari ibindi bintu agomba kwitaho no kuzirikana. Ni ibintu binshimisha cyane, kandi akenshi na kenshi hari ababishyira muri comment, hari ababitubwira kuri private social media zacu, bakatubwira ati ikiganiro mwakoze cyamariye iki, cyanyigishije iki. Ni by'agaciro. Nimba utarakora subscribe hano uri mushya kuri ino channel, kora subscribe kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika. Nimba warakoze subscribe, sharinga ku nshuti zawe nazo zikore subscribe, kugira ngo ubutumwa ubona buri munsi nabo bajye babasha kububona, kuko nabo barabukeneye. Yes, mwibutsa ko kuri www.zaramagazine.com naho amakuru ariyo urayasanga, y'amakuru agezweho, amakuru kandi yizewe, afite gahunda. Ni Theo na Kasimu kuri kamera, turaje muri Love Talk uyu munsi. Theo, ingingo nshaka ko tuganiraho ishingiye ku magambo wambwiye mu kiganiro giheruka. Mu kiganiro giheruka warambwiye ngo nta kintu gishukana nk'umutima. Umutima ushobora kugushuka yuko ibintu urimo ari byo kandi atari byo, ushobora kugushuka yuko ibintu urimo atari byo kandi ahubwo ari byo wagakwiye kuba urimo. Urumva, bituma mbitekerezaho cyane, ndibaza nimba umutima udushuka, kandi nkajya numva nanone ku rundi ruhande bavuga ngo uzumvira umutima nama wawe. Numva wa mutima udushuka, nanone ku rundi ruhande turasabwa kuwumvira. Ibyo bintu nabyicayeho ndabitekereza, nsanga bishobora kuba biri mu nyingi ya mwamba iri gutuma muri iyi minsi uhura n'abantu bakomerekejwe benshi mu rukundo, bakomeretse benshi mu rukundo, bafite inzika zahashize. Kubera iki? Umutima wabo warabashutse, barawumvira, bituma ibintu baba mu bintu batakagombye kuba barimo, bituma bababara. Ariko ntabwo nshaka yuko tubirenzaho itaka cyangwa tubyoronsa ngo tubihere hejuru, tubiheraho, kuko nanone bitangirira hasi. Ndashaka ko tubijya mu mizi, uko turi bugende tubiganiraho n'ubundi nibyo biri bugende bitwerekana kubera icyo umuntu umutima umushuka kubera iki. Ese ni icyo umuntu yakora kugira ngo umutima we ntumushuke? Umuntu yabwirwa n'iki ko umutima uri kumushuka cyangwa uri kumubwiza ukuri? Urumva, ndashaka yuko tumanuka hasi tugahera kuri ubundi urukundo niki. Niki cyakubwira yuko wakunze umuntu cyangwa umuntu agukunda byanyabyo? Ese gutereta gute umuntu yagakwiye kubikora gute? Tubizamure tugeze mpaka hahandi umuntu abakundana n'umuntu bakanafata wenda n'icyemezo cyo kubana kandi ibintu barimo bitazashoboka. Umutima usitira ukiri kubashuka. Ndashaka ko iyo nzira yose ticamo. Ahari birashoboka yuko hari n'abantu bashobora kubyumva gutyo ntibasobanukirwe mu by'ukuri icyo binasobanuye. Kuvuga ngo umutima w'umuntu uramushuka, how comes? Ibyo
kubisobanukirwa neza nanjye nabanje gukora ubushakashatsi. Ubundi umuntu mu mitekerereze ye, mu buryo bwo gutekereza, agizwe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Hari mind, iyi brain mu mutwe. Hari n'icyo twita subconscious mind. Iyo subconscious mind ni ijyana n'umutima, gutekereza ariko by'umutima. Ni nayo mpamvu ubundi umutima normalement ntabwo umurimo wawo ari ugutekereza. Harimo regulation y'amaraso, ibyo ngibyo. Ariko hari igihe usanga umuntu bavuze ngo uriya muntu afite umutima w'inyamaswa, uriya muntu umutima we ntutekereza, uriya muntu you see, uriya muntu afite urwango mu mutima, ugasanga biri kujyana n'ibitekerezo. Akenshi biba biri kurifaringa kuri icyo twise subconscious mind, gutekereza ariko in fact ni igice cy'ubwonko kiri connected n'umutima, ku buryo ibitekerezo biraba biri kugengwa n'umutima cyane kuruta uko biri bugengwe na brain n'ubwonko. Yego, nanone se bigahurana gute ko numva bavuga nanone ngo ibitekerezo nibyo bisa nkaho bifata mbere bikajyana ku mutima? Ubundi ni gute nanone umutima ushobora kurusha imbaraga ibitekerezo kandi ibitekerezo bisa nkaho ari byo bigaburira umutima? Ntabwo nitubivuga gutyo tuba tubivuze mu buryo busa naho buri general, mu buryo abantu babyumva. Ariko scientifiquement uzi yuko dufite ingingo 6 ziriya sense ya toucher, sense ya odorat, sinzi ukuntu turi byite mu Kinyarwanda, nimba ari kumva sense mu Kinyarwanda turabivuga gute? ni ibyiyumviro. Uko kuntu umuntu agukoraho kumva kagukozeho tushe, ukuntu ikintu gihumura n'ikikuca ku mazuru uri bugihumurirwe, ibyo ngibyo kugira ngo bibe nuko ubwonko bufite amanel cyangwa se connection hagati y'ubwonko nizo sense. So ku buryo mbere ikintu kugira ujya kucyumva habanza gukora connection, iyo connection. Rero n'umutima kugira ngo hagire ibintu runaka uvuga ngo byakorewe mu mutima, ngo ukunda, ngo kugira utenge ibiki, bituruka ku bwonko, ariko cyane cyane hakoza ku kantu twise subconscious mind. Birasobanutse, mbagira ngo n'abantu badukurikiye bitabacanga. Noneho rero niyo mpamvu gukora iki kiganiro biba bidusaba gukora n'ubushakashatsi kugira ngo byibuze na wa muntu uri bwumve ibintu abyumvishe bwa mbere agira hava agire nahagera. Ari n'umuntu ushobora kuba atabyumva nkatwe, ariko nawe afata umwanya wo kongera kubitekereza, avuga ati ariko se ibintu bavuze reka nanjye mbitekerezeho muri iyo research ndebe nimba ari byo, akaba yaduha n'igitekerezo, akaba kuko tubereyeho guhugurana, sibyo? Noneho rero iyo bavuze ngo umutima w'umuntu wamushutse, in fact ni ibitekerezo byamushutse, ariko kubera yuko ari ibitekerezo byajyanaga ku marangamutima y'umutima, sinzi niba uri kubyumva, bikitwa ko ari umutima wamushutse. Kubera yuko hejuru y'ibyo ngibyo y'iyo mind na subconscious mind hahita haza ikindi kintu cyitwa kamere gisupporting ibyo bintu. Noneho rero kubera yuko biba biri kujyana kuri ya marangamutima y'umutima, bikarangira tuvuze ngo uriya muntu yashutswe n'umutima we. Nuvuga ngo icyo kintu kugira ngo gifatwe uko nguko, muri Bible niho handitse ngo nta kintu kirusha umuntu gushukana nk'umutima we. Yes, in fact iyo bivugitse gutyo ushobora kumva ari uyu mutima nyine bisanzwe. Ikindi ngenekereza n'igihe kinini abantu tukimara, hari igihe tutagera ku bintu kubera gukomeza gushakisha iby'umutima wacu ushaka, kandi muri realite mu bigaragara iby'umutima ushaka tutazabibona, ariko tukiyumvisha yuko kubera ko umutima ubishaka nyine nibyo ngomba gushaka mpaka mbibonye, ugasanga uranadindiye kubera iki n'umutima wawe wagushutse. Nta kuntu uyu munsi no kubona 1000 bikugora, ariko ngo wumve yuko ngo ufite target ngo yo kuba ngo wubatse ngo etaje nk'iyi ngiyi twegereye mu mwaka umwe, kandi wumva ubihamijeho n'umutima wawe rwose uri kubyumvamo kuzabikora. Nta n'akantu na kamwe, nta naga geste uri kubona kakwereka ko bishoboka. Urumva kandi nyine ukumva umuntu abiryamye. Hari abantu bamaze nk'imyaka 10 ngo bavuga ngo bazajya muri Amerika. Akenshi gushukwa n'umutima binajyana n'ibyizere biba bidahari, ndetse bikanajyana no kwiyizera biri hejuru cyangwa over confidence. Kuko hari igihe nk'umuntu aba ari kubona neza yuko ibintu bitashoboka,
ariko agatangira kwiremamo ibyizere ngo kanaka yari bikoze nanjye nabikora kanaka byagenze gutya. Noneho muri iyi nzira y'urukundo ho ugasanga umusore wenda tuvuge agiye gukunda umukobwa abizi neza ko uwo mukobwa akunda umuntu ufite ibintu, we yarabyumvisha bivuga yagize ute, we ntabyo afite, ariko aravuze ati kama mbaya ahari urukundo ibintu byose ahari urukundo ibintu byose birashoboka. Sinzi niyo sanse bavugamo gushukwa n'umutima, ahari urukundo ibintu byose birashoboka. Kandi umuntu ni umusinzi urabibona yibera mu kabari, ariko ugasanga ngo ari ngo azahinduka ndabizi. Umuntu nimba amaze imyaka 30 atarahindutse uje kumuhindura mu kwezi. Ntabwo tuvuze yuko ibyo bitashoboka, ariko nimba ari cyo ugendereye uvuga ngo azahinduka, muhindure mbere yuko ujya mu rukundo nawe. Uvuge se bya bintu birashoboka, reka mbigerageze. Nimba mumenyanye ari umusinzi yagenda akagwa mu muhanda, ukavuga utereka nihereza igihe cy'ukwezi wenda ntange contribution yanjye y'umuntu muhindure ndebe aho ndi bumushyire. Noneho muri icyo gihe cy'ukwezi ukabona wenda ntakigwa mu muhanda, ntakigira gute, hari ibintu yaretse. Icyo gihe ufite rezo yo ko wavuga ngo nshingiye kuri ibi birashoboka yuko tuzajya kubana naramuhinduye. Ariko wowe umuntu murabanye mukundanye ari umusinzi, mukundanye nawe ubwe atariho, mumaranye umwaka, wagerageje guhindura reka ntahindutse, nta n'akantu na gato wakuyeho, urarangije ngo abantu barahinduka, Imana izabikora itarabikoze cyagihe mukimenyana ku mwaka ukabushize, uratekereza yuko biri buve imbaraga zo kuzihanganira uko ateye, wenda ngo uvuge ngo nzabyihanganira, ahubwo uri kwishyiramo ko igihe kizagera agahinduka. So icyo gihe rero nimba cases nk'izo waragiye uzigwamo, menya ko washutswe n'umutima. Twari tugisobanura gushukwa n'umutima exactly cyari. Nibwira yuko buri muntu wese aho yicaye ahise yumva ko umutima uri kumushuka cyangwa utari kumushuka. Ugasanga umuntu bamaze kumukatira inshuro nk'eshanu, umuntu amubwira ati ntibyashoboka, rega njye nawe ntibyashoboka, ariko ahantu yicara cyumva yuko bishoboka we kandi ngomba gukomeza hariya birashoboka. Nimba waragerageje once twice 3 times inshuro enye eshanu bikarangira byanze, ukiha n'igihe ukavuga ngo reka nsunike wenda kandewe ko byashoboka, bikanga, urimo uratekereza yuko bizava he. Icyo gihe nimba ugikomeje ugihatiriza urimo urashukwa n'umutima, ntago bizaba. Ngira ngo buri muntu asobanukiwe gushukwa n'umutima turi kuvuga hano icyo ari cyo. Reka rero tujye noneho indani mu rukundo rw'indani. Byangiza iki? Bihemukira abantu mu buhe buryo? Bibicira veni, kuko nabonye hari n'abantu byicira. Reka nkubwire ukiri ku byo byangiriza. Gushukwa n'umutima birakwangiriza mu buryo butatu. Icya mbere biratuma uta igihe kubera yuko umeze nk'umuntu uri kureta inzozi ariko zitazasohora. Umeze nk'umuntu uri kwibwira yuko yagurutse kandi akiri ahantu ahagaze. Ese nuvuga ngo gushukwa n'umutima ikintu cya mbere bikwicira, biri gutuma uta igihe kubusa. Biri gutuma uta igihe, icyo ni kimwe. Icya kabiri birakwicira ahazaza. Birakwicira ahazaza kuko nyuma yo kubona yuko wataye igihe mu bitagira umumaro kubera yuko wibwiye ko bihari kandi bidahari, bizafekta icya mbere amahitamo yawe y'ahazaza, bizafekta amarangamutima yawe y'ubu ngubu n'ayahazaza, bizafekta environnement urimo kubera yuko hari sinzi nimba ujya wumva, hari igihe ujya ko wabyumvisha kujya kumva kuma nk'umukobwa aravuze ngo abahungu bose ni bamwe, cyangwa umusore ati abakobwa bose ni bamwe. Ubwo umukobwa agendeye kuko wenda nje case nabonye yashutswe n'umutima we arababara. Case nabonye no umusista yari yarasambanye n'umuhungu, byibwira yuko bazabana. Rukirimo urasobanura uburyo nyine bishobora no kugutesha umwanya, wagira ngo warigeze ku cya kabiri. Ku cya kabiri nandi kuvuga gutuma none utakaza avenir, bijyana no gutakaza focus, bijyana no gutakaza icyizere, bikajyana. Nari ndi kuguhereza urugero rw'umukobwa ushobora kuba yararyamanye n'umutipe bwa mbere, umutima waramushutse ko hari ibyizere by'ibindi bintu birenze uko kuryamana, bikarangira batandukanye. Ukongera ukamushuka akaryamana n'undi bagatandukana, noneho bikarangira mu mutima we afite imvugo imwe ivuga ngo abahungu bose ni bamwe. Se wa mukobwa we ninde wakubwiye kugerageza abahungu bose? Nuvuga ngo
urukumva kubera gushukwa n'umutima byageze aho yitakariza icyizere, agitakariza n'abandi. Ni nacyo kintu kiri kuba ku bantu benshi hano hanze, agitakariza n'abandi. At the end of the day bizarangira agize amahitamo mabi niyo atuma umuntu agira ahazaza habi. cyangwa ugasanga buri muntu amarangamutima ye n'umutima wahora umuyobora ku bantu batari ku rwego rumwe, ahora yisimbukuruza, yakwisimbukuruza ku bantu batari ku rwego rumwe, bakamukoshona, bamara kumukoshona akavuga ngo njyenge ibintu ngo byo gukundana ngo nabivuyemo ngo nta keza kabyo. Kandi hari abahungu nk'icumi birirwa bamwiruka inyuma, bari ku rwego rumwe, bamukunda by'ukuri, bamushaka, we adashaka no kureba, areba akahita akubwira ngo ubundi se ngo uyu nguyu ngabona ngo ngiye ngo namwemera. Still zo ni ingaruka zo gushukwa n'umutima. At least twebwe ubu ngubu n'abadukurikiye bamaze kumenya, nuzagira ubona umuntu ukabona ari gushukwa n'umutima, ukabona yazahaye, ukabona ibitekerezo bye byagiye kure, mugira inama, umubwira uti mu gihe bimeze gutya watandukiye. Okay, noneho reka tubigiyemo imbere Theo. Ubundi ku bwawe iyo uganiriye n'umuntu ukamubaza ngo hari nk'igihe umuntu ashobora kukubwira ngo ese nimba ngiye nakunze umuntu ni gute uri buze kumbwira ngo ndi gushukwa n'umutima, kandi numva umutima wanjye wakunze uwo muntu, nimba byagenze gute uraza kumbwira ngo ndi gushukwa n'umutima gute, kandi ariko ndi kwiyumva aricyo kiri mu mutima wanjye, atari ibintu ndi kwishakishamo. Sibyo? Ubu buri muntu asobanura urukundo uko yaraba kubwira ngo urukundo ngo naje utema inzara gutema amara, ngo ngiye ngo sinakunda ngo umuntu ukennye ngo udafite amafaranga, ngo urukundo ngo ni ukuryamana no gukora imibonano mpuzabitsina, ati ni rwo rukundo, niko gukora urukundo. Ubundi nka Theo, kuko wenda ntago ari ihame ko umuntu wese abyumva gutyo, nka Theo ubundi urukundo ni iki? Nk'umuntu wakundanye ukanabibonamo umusaruro, umunsi ukaba uri umugabo ufite waranibarutse, ibyo byose uwo ni umusaruro w'urukundo rwa nyarwo. Urukundo ni iki? Urukundo iyo ngiye kurusobanura nkurikije, buriya dufite amahirwe ko turi mu isi y'ikoranabuhanga aho source zihari ziguhereza amakuru. Nkurikije ibyo nagiye ndeba nsoma ngirane, urukundo barusobanura nk'amarangamutima akujyana ku muntu runaka bijyanye no kwizera yuko hari icyo muzageraho mu minsi iri imbere. Ariko kuri jyewe ntagendeye kuri ibyo ngibyo by'iki n'iki, ngendeye kuri realite yanjye y'ukuntu nabibonye bitewe na environment nabayemo n'iki uko ngiye nabonye urukundo. Nabonye narusobanura nkoresheje ibintu bitatu. Icya mbere, urukundo ruritwa urukundo kuko hari abantu babiri. Ndabivuga gutya ariko uraza kumva definition. Iyo ni nka Theo nyine. Yego. Ruritwa urukundo kuko hari abantu babiri. Tutirengagije yuko habaho self love. Kwikunda ni ukwikunda nyine. Ntago iyo self love ntago nge ndi wishyire muri kategori y'urukundo. Kwikunda kuko ubwo urukumva uri kwireba. Abantu bemera Bibiliya iyo kandi buri muntu wese asabwe no kwikunda. Abantu bemera Bibiliya rero iyo turebye impamvu ibyo nabikuyemo nuko nge nemera Bibiliya. Abantu bemera Bibiliya hari abantu bavuga ngo urukundo ntirwirarira, ntirwirebaho, ntirwigira urukumva kwikunda birahita biva muri definition y'urukundo according to the Bible. Noneho rero nge niho nahise mvuga urukundo ritwa urukundo kuko hari abantu babiri. Niba aba bantu babiri rero kiraba igikorwa ngirana. Kiraba igikorwa ngirana. Nuvuga ngo nimba ngewe nawe Gaheta twembi turi babiri, turavuga ko dukundana ryari, ndavuga ko nkukunda unkunda ryari, igihe biri urukundo hagati yanjye nawe ryari, igihe ngukunda nawe ukaba unkunda. Kuri jyewe nicyo gihe ndi bubyita urukundo. One way ntago biraba ari urukundo, another way nuvuga ngo biraba ari urukundo igihe biraba ari ngirana, igihe muhuje amarangamutima. Pakomsa kuvuga ngo guhuza. You see, ushobora kuba ukunda mu buryo bwawe nanjye nkunda mu buryo bwanjye, ariko at the end of the day ukabona yuko ni urukundo. Si byose? Sinzi nshobora kuba ndi umuntu w'ama surprises, wowe iby'ama surprises utanabizi, ariko hari uburyo bwawe ukundamo ku buryo mbibona ko ari urukundo. Nanjye muri ayo ma surprise yanjye ukabona yuko ari urukundo. Donc niba ari igikorwa ngirana twembi biri kutubaho, ndi kugukunda ukankunda, icyo genda byitwa urukundo. Nimba ndi kubyumva neza nikizerekana ko biriho ni ibikorwa buri umwe azakorera. Ni ngirana, atari ukuvuga ngo ndabikora njyenyine uriya
mu rukundo nta mugenerwa bikorwa urimo atari ngo umwe ni umushoramari undi ni umugenerwa bikorwa no aha nuko mu rukundo undi ni abanyamigabane babiri bahuriye kuri company kandi mwese mukaba munganya 50-50 mukaba munganya shares nuko that's according to me urukundo ni company babe ari abantu babiri cyo ni kimwe babe ari igikorwa ngirana nibiba one way ntago ndi bubyita urukundo noneho icya gatatu kiri bubigira urukundo nuko byanga bikunda biraba bifite destination aho biri kugana biraba bifite aho biri kugana ariko mba mbona couples yimanaging nka company mba mbona nta rukundo rwa failing abati turaba shareholder nyifite 50 yanye nawe ufite umugabane wawe mukajya mukavuga ati icyerekezo cya company yacu ni ukubana nuko mu gihe cy'imyaka iyi tugombe tube twabigezeho mukajya mukora nkuko buri company evaluation bakareba ngo twarungutse cyangwa twarahombye namwe ku mwaka ushize mukicara mukavuga se ibintu byagenze neza cyangwa biri kwanga tubireka you see so the nuvango twamaze kubona ni abantu babiri aba partners babiri niba baba batatu ntago ndi bubyita urukundo biraba byabaye society baje bari abantu babiri kiba ari igikorwa ngirana kibe gifite destination ariko nanone kibe hari ikintu cyitwa product bizatanga ibyo bintu bine byo nibyo defininga mu rukundo. Yes, noneho rero Theo, iyo urebye muri iyi minsi ukaganira n'abagenzi bacu b'urubyiruko wenda batarashaka n'urugero usanga bose hari ibintu bagiye bahuriyeho urumva uzabicunga uzabibona ugasanga nk'umutipe afite umusheri we wenda usenga mu idini runaka ukijijwe uririmba muri korali umeze neza iki noneho ugasanga kubera ko umutipe wenda yikundira kwiryohereza kwisohokera muri boîte kwinywera icupa urumva wenda ugasanga n'umusheri we bakundana nta nabizi ko ibyo bikora ntiwazi ko ari umuntu muzima ugasanga afite umusheri we ari hariya aravuga ati uriya nzamushyira amago uriya n'umugore wanjye urumva ahubwo ugasanga afite n'undi mukobwa umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bahorana mu buzima bwa buri munsi ninde basohokanye ni kanaka ninde bajyanye muri trip ni kanaka ninde basangiye icupa ni kanaka ninde bararanye ni kanaka ugasanga wa wundi uri ku ruhande nta namakuru yari yose afite ariko waganira n'umujama akagubwira ati ngiye ati uyu nguyu tereka reka uyu nguyu ese uyu nguyu nabana nawe tusimukunda nawe arabizi ati uyu nguyu nuwo kwenjoyinga ati uwo nkunda n'uriya umugore wanjye n'uriya umwana usenga iki no ku bakobwa bibabaho ugasanga afite umujama akunda gafite n'abakura afite ngo abamugurira ibi afite abamuha ibi ugasanga sometime nayo amafaranga babandi bamuhaye aragenda akayasangira na wa wundi akunda urumva kandi uwo nguwo akunda ntagazi yuko ahora muri ibyo bitendo urumva byo gukura no kugira ute ugasanga ibyo bintu bigezweho nawe urabizi neza abantu benshi izo situation bazirimo ngira ngo n'abari kutureba abenshi cyane bazi case zirenze mwe wenda nabo barazifite izo case arabizi ko afite umusheri uri hariya utajya umenya gahunda ze bavugana gusa bakabona na rimwe mu mezi angahe afite n'undi bahorana birirwa basohokana basangira ahantu hose noneho ibyo ngibyo ukibitekereza bihita bikugarura kuri cya kintu cyo kwishukwa cyangwa se gushukwa n'umutima ubundi muri abo bantu babiri ubu ukunda ni uwo abakunda we abamuvuga nuwo nyine abatekereza yuko bazagirana kuko nakubwiye yuko mu biranga urukundo harimo na destination urukumva harimo uwo nguwo bakora na fere gusa ariko nta destination kuri njye ubwo harimo agakurwa nta rukundo ruri si byose ariko nuriya destination harimo wa wundi remember harimo wa wundi badakorana ibyo ngibyo ariko iyo bari kumwe babwirana ko bakundana wenda n'igituma wa wundi badakorana ibyo ngibyo nta kibazo ubona afite cyangwa atabivamo nuko hari ibikorwa by'urukundo bamukorera nawe impamvu bavuga ati uyu nguyu byanga bikunda nawe mugore wanjye nuko hari ibikorwa by'urukundo akora urukumva cya kindi cyangirana kirimo kwa kuba ari babiri kirimo no kuba avuga ngo destination yuriya nuko tuzabana kirimo kuri njye uwo ngo niwe navuga ko bakundana none se buriya iyongerana twavuga ahubwo umva ikibazo kirimo nuvuga ngo nakumva ko nakubwiye
irimo ariko harimo uwarangaye, harimo kurangara, harimo kubeshyanya, ariko irimo kuko igituma wa wundi agira iyo confidence, igituma wa wundi apesistinga akavuga ngo kenshi sasa byanga bikunda bigomba kugenda gutya, bigomba kugenda gutya, byanga bikunda uriya niwe nkunda, byanga bikunda uriya niwe, nuko hari icyo amubonamo, hari icyo amukorera, sibyo? None nuriya nawe wa wundi kuba wenda kuba adahumuka amaso ngo abone yuko bamuca inyuma bamukorera iki, nibyo nise kurangara, ariko hari icyo akora gituma wa wundi avuga ati byanga bikunda uriya ni wewe. Sinzi mbura kubyumva. So kuba rero bakorerana ibikorwa by'urukundo ntago bikuraho kurangara, ntago bikuraho guhemukirana. Umuntu ashobora kugukorera surprise akakanya mu kanya akagutuka, ntago bikuye ko gukorera ikintu cyiza ariko nyuma koze ikoze. Yego, noneho hari icyo ngewe nshaka kugira ngo nyine tukivugeho mu buryo buri clear, kuko akenshi na kenshi hari ikintu twita amarangamutima. Yego, ntago nanone wahorana n'umuntu gutyo mumeze nkaho mubana musangira kabisi nagahiye, urumva? Ariko wowe mu mutwe ukiyumvisha yuko ngo ntango ntumukunda, ngo nta kintu, ngo nta gahunda mufitanye, ngo usibye ibyo ngibyo gusa. Bityo njye ku ruhande rwanjye mbifata nanone nka kwa kundi umutima wawe uri kurusha. Biraza kungora kubyumva ko njye nawe dushobora kuba duhorana buri munsi, sibyo? Ubusa tubusangira, ibifatika tubisangira, aho ngiye tujyana, inshuti zanjye zose zikuzi, urumva? Mfite hari umukobwa ngo nuko ngo wenda ngasenga ngo ntiyasura abahungu, iyo tugiye kubonana ni rimwe mu kwezi, tukicara ahantu isaha imwe tukaganira, ubundi tukavugana kuri telefone. Sometime naba ndi na busy ndi kumwe na wa wundi simuhamagare, kuko wa wundi ntabwo azi ko ngo wahari, sibyo? Noneho nguze kunyumvisha ngo cya gikorwa ngirana wavugaga ngo kigenda neza cyane kuri uriya, ngo kuko ngo mufite ngo direction, kandi hari undi mwirirwana. Ntabwo wanyumvishe neza. Nakubwiye ko iki turi kwita igikorwa ngirana ntabwo kiri bukureho ko umuntu yaguhemukira kandi mukundana. Nuvuga ngo nakubwiye yuko wa wundi kuba adashishoza ngo amenye yuko wa muparteneri we amuca inyuma ni uburangazi, ararangara, sibyo? Ariko ku rundi ruhande kuba hari ibikorwa by'urukundo akora ku buryo wa wundi abona ari wazagira umugore cyangwa ari wazagira umugabo, ntabwo turi bumurenganyirize, ahubwo umva njyewe mbona ushukwa icyo twavuze gushukwa, icyo nise gushukwa n'umutima. Ni gushukwa n'umutima ni kwa kwishyiramo ibintu uzi neza yuko bitazashoboka ukabirema, byanga bikunda ukabona byabaye. Ntubona nk'abariya bari kuryama, nkuriya twabonye umutipe afite umukobwa baryamana ku ruhande ariko ntazamugira umugore. Uriya mukobwa aramutse abizi, wa musore yaramubwiye ati wowe ni kuri gahunda ntabwo nakugira umugore, sibyo? Uwo mukobwa agakomeza gupezisita yibwira yuko uwo musore byanga bikunda azamugira umugore. Uwo mukobwa ari gushukwa n'umutima. Sinzi nimba kuri jewe arimo arashukwa n'umutima kubera yuko arimo ariruka inyuma y'ikimasa, sibyo? Bivuze ngo umuhungu we nta kibazo aba yifite, aba yigaragaza, yaba yarabisetorize, aba yarabishyize kuri gahunda, afite umurongo, afite iki, nubwo tutabishyigikira ni bibi, sibyo? Ni bibi. Ntabwo bishobora gutangira wumva yuko umuntu ari uwo kwenjoyingana bikarangira agufatishije. Icyo gihe yagufatishije ni wowe uba warashutswe n'umutima. Njye icyo nashakaga ngo nibwo ngo utangiye wenjoyinga gutyo uvuga ngo uriya ngo niwe nzagira umugore ngo reka nenjoyinge kuri uyu, uwo nguwo akagukurura bikarangira ari ugiyeho. Cya gihe wazaga uba warashutswe n'umutima yuko uzahava. Urebye njye icyo nicyo nashakaga gushima. Ntabwo nashakaga kujya ku ruhande rumwe ngo numve yuko ngo umukobwa ngo ari uri gushukwa n'umutima gusa. N'umusore birashoboka ashobora kuza yibwira yuko ari ibyo, finally bikarangira hagende. Ntabwo uri bumbwire ngo umuntu mumeze nkaho mubana, ibintu mukorera nta nubwo bikorera uwo witwa ko ukunda. Nurangiza ngo uzunyicare imbere ngo umbwire ngo uyu nguyu ngo arabizi gute? Ibintu mukorera birenze ibyo ukorera uwo ukunda witwa ngo uzagira umugore. Oya, ese urukundo ni ngo nimba uwo nguwo ibyo akorera undi biruta ibyo akorera uwo yitwa azagira umugore, birashoboka ko afite igitekerezo cyo kuzagira uwo mugore ariko atari yamukunda.
nyine nanjye nicyo ndi kuvuga nawe byanze bikunze irema y'umutima bakiyirimo muri icyo gihe turi bakuru nese ufite umuntu hariya uha byose wubaha ugira ute ufite ngo nuwo uvuga ngo uzagira umugore gute se ntabwo ibyo ari byo maybe yuko hari ibitekerezo ufite by'uko ngo uzamugira umugore ariko nturamukunda yes nicyo icyo ngicyo aho ngaho niyo reality nashakaga ko abantu tumenya kuko icyo ni ikintu kiri mu bantu benshi mu bajene benshi aha ngaha araza akakubwira ngo uriya ngo nuwo kwirira ngo uriya ni umugore ngo uyu ngo nuwo kwirira ngo uyu ni umugore ngo uyu ngo abakobwa we hari n'igihe avuga ngo uyu ngo ni umushoferi wanjye ngo uyu ngo ni umugabo ngo uyu ngo ni banki yanjye ngo ni ATM ngo uyu ngo ni umugabo ari ibintu bishobora gutangira turagenda dutumuco ari ibintu bishobora gutangira ubyita ATM ubyita umushoferi ariko bya bihe uspendingana n'uwo muntu byiza bikarangira bigukuriye uyu muco wacu urimo uragenda wangirika mu bintu mu kiganiro cy'umuco nshaka ko tuzakorana ubushize mu minsi iri imbere hari ingingo abantu bamaze iminsi bagarukaho nanjye nshaka ko tuzaganira kuko mu gisata cy'umuco ndabona bishego hari icyo bivuze kuko urumva ibyo ari kuvuga ntawe bitaniye na kokombure ntawe bitaniye na sosiso iminota menshi Kashimi yaduhaye itararangira so abantu bite kuki mu minota mike twabibonye ibintu bizereka umuntu ko umutima wari kumushuka twabibonye ingaruka bizamugiraho twabibonye byose mu minota mike umwanzuro twari twawuvugiye muri ya definition twahaye urukundo wowe nimba uri umuparteneri w'umuntu ufite umuntu uvuga ngo muri mu rukundo icyambere kuba muvuga gusa ngo muri mu rukundo ntago bihagije urukundo n'ibikorwa kubivuga gusa umuntu ashobora kubikubwira agera hari akabibwira n'uriya yagera n'ahari akabibwira n'uriya yagera hari akabibwira n'uriya ariko biragoye yuko umuntu yabikubwira biragoye yuko yagusohokana akagenda agasohokana n'uriya akagenda agasohokana n'uriya akagenda agasohokana n'uriya iyo bije ntago yayibona cyangwa bahere gift mwese umunsi umwe niyo yaziho iminsi itandukanye byazagera agashirirwa ntago ayo mafaranga yayabona reba nimba uri umuparteneri w'umuntu uvuga ngo uri mu rukundo n'umuntu manzi urebe ngo ese ningirana ntago ari wowe uri guspendinga gusa umeze nk'umuntu uri gushyira mu mwobo umeze nka wa muntu worora ishyo ry'ibimasa akizera umukamo ese wakorora ishyo ry'ibimasa ukategereza umukamo koko reba nk'uko bivuga urukundo ni 50-50 nimba pati yawe uyikora nundi nakoriye partner wawe we urabona pati ari kuyikora reka kumera we nk'umuntu w'umwinvestor oya nimbe n'umwinvestor afite ikizere cyo kwari igihe bizamu umere nk'umuntu uri gutamucyo no reba umuparteneri wawe munabiganireho muhana umwanya muganire mugire muvuge mutese ibi bintu byacu bimeze gute se nimba ari wowe uri gukora guza umubwire ko ndi kubona ari jewe ko ndi kubona umunzani uri guhenga amabiti mubiganireho nurangiza urebe se mufite icyerekezo nukundana n'umuntu niyo yabaguha kado zingana ate agusohokana bingana ite akuha ibiki bingana ute muvugana bingana ute ari proud of you bingana gute nta destination yabipfuye nta future mugani urumva nta destination mutavuga muti turahangaha muri uyu mwaka nimba gukundana kwacu ari imyaka 2 nyuma y'iyo myaka 2 tuzaba turi hehe menya yuko icyo gihe mu ruguta umwanya nushaka ubihagarika ushaka undi urukumva nibyo ibyo uri kuvuga Theo nibyo nta mpamvu yo kugira ngo imitima yacu ikomeze idushuke kandi turi kubibona none uri gukundana n'umuntu ukumva umuntu akundana n'undi bamaranye imyaka 2 ese gahunda mufite ni iyi look ngo ndacyari muto ngo n'ubundi ngo igiye ngo abandi ngo niba ngo nashaka kugenda ngazagenda hari n'ibindi bintu abantu tutitaho kandi birangira bidusohoreyeho uri umukobwa ufite imyaka 28 ufite imyaka 29 ufite imyaka 30 ukundanye n'umusore bya bindi bya destination navugaga uramaje uti se sheri urugo ni ryari ubukwe ni ryari umusore ati ni nyuma y'imyaka 10 ali open ubimaje bwa kabiri ati sinakubwiye kari nyuma y'imyaka 10 wa mukobwa wangize ukavuga ngo bari kwivuga nushaka hita wumva yuko uwo musore nta gahunda gufiteho arimo aragutesha igihe ya destination ntayo uri kubonamo ufite imyaka 30 nyuma y'imyaka 40 uzaba nyuma y'imyaka 10 uzaba ufite imyaka 40 nyuma y'imyaka 40 uzaba uri muri menopause kandi twamaze kubona yuko ikintu cya kane ni product
urwo rukundo rwagize iyo destination product yarwo ni iyi, cyangwa bigatangira kubwira itatu mwamara n'umwe ikabibaye 7 ikajya igenda izamuka gutyo, kandi n'ibintu tubamo tubibona ariko tukabyirengagiza. icyo gihe rero ibyiziritseho nawe uri muri babandi bashutswe n'umutima. Yes, nibyo ibyo twavugagaho byo gushukwa n'umutima se cyangwa kuba muri relationship kandi ubibona yuko nta irimigana, ubona yuko nta cyerekezo ifite. Nimba uri mu rukundo ubona ari wowe uri kwactinga gusa, undi yigaramiye, ni wowe musaba ko mubonana, ni wowe muhamagara, ni wa muntu uhamagara wamubura ntanafate telefone ngo akubwira ati wambuze, cyangwa guhamagara akubwira ati wenda na wa muntu ukora amakosa akakurusha kurakara, arakora amakosa akakurusha kurakara. Mbese ibintu byose biri ku mutwe wawe. Umuntu muri kumwe ameze nk'aho adahari, ameze nk'aho ari umunyeshuri mu ishuri utegereje ko bamwereka inzira yo kunyuramo. Umuntu ni wowe ushyira imbaraga kugira ngo mubonane, nta kintu na kimwe we kimuvuna, ibintu byose ni we bivuna. Ese nimba ibintu biri kuvuna umuntu mukundana, uri kubona ibintu murimo biragana. Ese reka tuvuge ko munabana, witegure ko no mu rugo bizakuvuna, kuko n'ubundi no mu rugo nta kintu azahindukaho, ni gutyo muzabana. Nimba byarakuvunnye mukundana, menya ngo n'urugo ruzakuvuna, uzaba umeze nk'aho nta muntu ugize ute, aho nta muntu rurimo. Nimba umuntu umuhamagara uyu munsi ashaka guhamagara, yagukumbura akakubwira tubonane, nawe wamukumbura ukamubwira tubonane, ejo ukamuha gift, ejo bundi nawe akaguha gift. Ariko se reka tujye tuvugisha ukuri, nk'urugero tuvuge nko kuri gift, kuko udukorwa duto duto ni kimwe mu bintu bituma urukundo rugira imbaraga. Wenda reka ndakora ntukora, ariko se nimba ngwaye gift ibihumbi 10, wewe wabura n'igihumbi umwe, yaguhaye bombo rubiti, wabura nawe rubiti ugenda ari ukagura y'ijana ukavuga ati ko hari uburyo yitanga buri romantique, ukabona yuko ari kado mbikuye ku mutima akira kaka. Ariko uri kumwe n'umuntu ari kukubwira ngo aragukunda, anniversaire zawe 10 zimaze kwihirika, nta nubwo amenye iyo tariki, bombo urumva usibye nta nubwo abyibuka, usibye kukwandikira iki message abonye wa postinze, hari n'igihe bikwandikira ari uko abonye Facebook yabivuze urumva. Nta nubwo yanagenda ngo akore geste ashaka igihumbi, agura akantu k'igihumbi hariya aza kubwira ati akira gift. Kandi we buri anniversaire ye nta nubwo ari gift gusa, uranategura ahubwo uranategura n'amasurprise n'iki, warangiza ukavuga ngo umuntu ngo murakunda nango ni umukunzi wawe. Ibyo bintu ntabwo bibaho, ibintu ni ibiki, mureke kwibeshya, mureke kwishuka. Niho hahandi nibyo byandi ubushize twavuze ngo guhemukirwa nawe wagize uburangare, kuko ibyo byose bibona nawe wabalance ngo ukabona ukuri. Ngira ngo namwe muduhe comment mutubwire uko mubyumva, urumva. Ariko agahinda abantu birirwa bavuga ngo abahungu bose ngo abakobwa bose, namwe mu mwarabigize mu ruhare bipfa mubibona. Reka rero tubashimire kuba mwakurikiye iki kiganiro. Tewe ndibaza n'ubundi n'ibindi biganiro n'izindi topic zirahari, batubwire comment n'ubundi uko bimeze. Ubutaha tuzaba turi kumwe n'umukobwa hano, turi kuganira ku kintu cyitwa gutera ivi. Umukobwa ubutaha tuzaba twicaranye aha tuganire ku kintu cyitwa gutera ivi, niyo gahunda y'ubutaha. gutera ivi. Okay, hagati aho nimba ushobora kuba ufite ikibazo kuri topic iyo tukubwiye ubutaha, bibaze hakiri kare ku buryo tuzabigarukaho. Waba ufite inyunganizi kuri iki ngiki twakugejejeho nacyo ukayiduha. Ubundi nimba warakoze subscribe, sharinga ku nshuti zawe nazo zikore subscribe, kugira ngo izi mpanuro dutanga uko twunganirana kwa buri munsi abo nabo bajye babibona umunsi ku wundi. Nimba kandi utarakora subscribe, yikore none, kubera yuko iki ni cyo gihe cyawe kugira ngo amakuru meza, ingingo zisesenguranwe ubuhanga zijye zikugeraho umunsi ku wundi udacitswe n'imwe.